Muraho neza mwese nshuti zacu. Uru rubuga rwa Duhugurane TV mukurikira ni urubuga rutanga ubujyanama ku buzima busanzwe tubamo, uburezi ndetse n'ubukungu. Nk'uko dufitemo inkingi y'uburezi kandi ikaba ibamo umuco, tuzajya tubaha n'agashinguracumu ku nkomoko y'insigamugani runaka buri cyumweru. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro gifite umutwe ugira uti: ni iki umukire agura umukene atagura? Bajya bavuga ngo menya uko ubayeho, wige kubaho, hato utazabaho nk'utariho. Iyi ni imvugo izimije ariko ihatse byinshi tuzajya tubagezaho mu biganiro byacu. Abakurambere bacu babonaga ubutunzi baburazwe n'ababyeyi babo, cyangwa babuhawe n'inshuti cyangwa se abavandimwe. Umuntu akabaho afite imisozi n'imisozi, ahinga, yorora, yagira icyo akenera agafata ibyo afite akagurana n'umuturanyi ibyo akeneye. Muri iki gihe ifaranga niryo rigenga ubukungu bwacu, imibereho ndetse n'agaciro k'ikintu runaka dusigaye tukabara mu mafaranga. Ubwo murumva aho tugeze ko uburyo abakurambere bacu babagamo atari bwo buryo tubayemo ubu ngubu. Ese ujya wibaza ikintu umukire agura umukene atagura? Kurikira iki kiganiro kiragera ku musozo wasobanukiwe icyo ari cyo. Ubundi dushobora gutanga ingero nyinshi cyane. Umukene n'umukire bashobora guhabwa amafaranga runaka, tuvuge urugero nk'amafaranga 100,000. Umukene agahita yiruka akagura ibyo akeneye ako kanya atabanje no kureba ibyo akeneye cyane kurusha ibindi. Iby'umukene hano si umukene tuvuga uyu n'uyu, ahubwo ni umuntu twafashe udatunze ibya mirenge. Mumwumve mutyo. Ingero ni nyinshi y'ibintu yagura. Ashobora guhita yigurira nka telefone ngendanwa igezweho bita smartphone mu rurimi rw'icyongereza, akagura cyangwa ibikoresho byo mu nzu, akagura imyenda, imitako ndetse n'ibindi byinshi. Ntabwo twiriwe turondora uburyo ayo mafaranga yakoresha, ariko dukurikije agaciro k'ibintu runaka yagura, aya mafaranga yahita rwose ayamara. Naho umukire we ahita atekereza gato akagura ikintu azakenera ejo hazaza. Simvuze ko umukene we yaguze ikintu atazakenera ejo hazaza. Oya, ikintu nawe yaguze azagikenera ejo hazaza, ariko turi buze kureba itandukaniro ryaryo. Ingero z'ibintu umukire yagura ni byinshi. Ashobora kugura itungo niba ari umuhinzi, ubwo akagura igicuruzwa runaka niba ari umucuruzi, ku buryo uko umunsi utashye cya kintu kimuzanira inyungu. Ese muratekereza iki kuri ya telefone ngendanwa igezweho wa mukene yaguze, cyangwa se wa muntu utunze ibitari ibya mirenge yaguze? Uko iminsi ishira niko igenda isaza, ita agaciro, kandi ari nako imuvanamo amafaranga yari asanganywe. Ibi bishatse kuvuga iki? Nk'uko nabivuze haruguru, ni ibyo umukene yaguze, ibyo umukire yaguze byose bizakenerwa ahazaza. Ariko se itandukaniro riri hehe? Ni iki umukire agura umukene atagura? Reka twifashishe aya magambo abiri y'icyongereza. Hari ijambo bita liabilities
ndetse n'indi bita assets. Tugenekereje mu kinyarwanda, liabilities ni ibintu umuntu yavuga ko ari ibita agaciro. Ibi ngibi bishatse kuvuga ko atari ibintu ahubwo bidafite agaciro, ni ibita agaciro, guta agaciro. Liabilities ni ibita agaciro, naho assets ni ibintu by'agaciro. Byo birisobanuye. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Reka tugendere ku rugero twatanze haruguru rw'ibintu bagura. Reka dufate umukire yaguze itungo, naho umukene agura telefone ngendanwa. Ese nyuma y'umwaka wa mukire n'umukene, ese bya bintu baguze bizaba bifite agaciro runaka babiguranye? Umukene waguze ya telefone ashobora kuzamara umwaka umwe ayihinduriye nk'ikirahuri nk'inshuro ebyiri, bitewe n'uko wenda gishobora kuba cyaramenetse. Ashobora kumara umwaka akoresha amafaranga runaka, tutahita tubara ubu ngubu, amafaranga runaka yo guhamagara yakoresheje, amafaranga runaka yakoresheje kugira ngo agure megabytes cyangwa se amamega uko tuyivuga ubu ngubu, kugira ngo ashobore kujya ku mbuga nkoranyambaga ashaka amakuru runaka akeneye. Ayo mafaranga nyuma y'umwaka ushobora gusanga ya telefone itagifite agaciro na busa ugereranije n'agaciro yayiguranye, kubera ko izaba yarashaje, izaba yarataye agaciro, izaba yaranamujyanye n'udufaranga yari yifitiye. Aho ngaho byo ni ibintu bisobanutse cyane. Uko uguze telefone, iyo umaze nk'amezi 5 uyitunze ukayisubiza ku isoko, ndizera ko batagusubiza amafaranga wayiguze. Aho ngaho rwose ni ibintu bisobanutse neza cyane. Bitekerezeho. Naho wa mukire waguze rya tungo, nyuma y'umwaka ushobora gusanga ya hene, urugero wenda ya hene yarahatse ibyara abana 2, cyangwa se niyo yabyara umwana w'ihene umwe. Nyuma y'umwaka agaciro ya hene ndetse n'umwana cyangwa se abana bayo ifite izaba yarikubye nka 2 cyangwa se 3 by'agaciro wa mukire yayiguranye. Ibyo ni ibintu bisobanutse cyane. Njyewe ubagiriye inama, ntabwo ari uko ndi umukire cyangwa se nagezeyo, cyangwa se mbagira inama ku bintu byose nzi neza 100%. Ahubwo nuko nashatse ko dukeburana, hato tutazisanga mu muhora w'ubukene bitewe no kudasobanukirwa uburyo twakoresha aya mafaranga, cyangwa se bitewe n'uburyo ari twebwe twicukuriye uwo muhora. Hari andi amagambo 2 y'icyongereza asobanura neza uburyo tugura ibyo dukeneye. Hari ijambo rya mbere ryitwa needs, ijambo rya kabiri rikitwa wants. Needs tugerekereje mu kinyarwanda ni ibintu umuntu akenera, yabibura akaba yagira ikibazo, akaba yanapfa pe. Urugero ni nk'ibiribwa. Ubuze ibiribwa wagira ikibazo. Ariko wants ni ibishakwa, ni ibintu umuntu akenera, yabibura ntagire ikibazo agira. Reka dufate urugero nk'isaha. Ese isaha uyibuze hari ikibazo wagira? Uko wakenera isaha siko wavuga ngo nkeneye ibyo kurya. Ibyo ni ibintu bisobanutse cyane. Hari umuhanga witwa Maslow w'umunyamerika. Maslow yatondekanije ibintu uko umuntu abikenera mu buzima.
ubundi umuntu akenera bwa mbere na mbere ikintu cyo gushyira mu nda cyangwa se ibyo kurya, agakenera imyenda, agakenera aho kuba. Ibindi biza nyuma, uko agenda bitondekanya niko bifite agaciro gakomeye, niko bigaragaza bya bintu umuntu akenera ku buryo abibuze yagira ikibazo. Naho uko bigenda bizamuka, ibiri hejuru ni bya bindi umuntu akenera yayibura ntagire ikibazo. Ibyo ngibyo bitekerezeho. Ubundi mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari umugabo w'umuhanga washinze urubuga rwa toastmasters.com witwa Dan Lok, umunyakoreya. Niwe ujya utanga inama, atanga umuburo ku buzima bwacu busanzwe. Ni naho navomye ibintu bimwe na bimwe twabonye muri iki kiganiro. Uyu Dan Lok ajya atanga ibiganiro bitandukanye bishishikariza abantu kuva mu bukene, bishishikariza abantu gukoresha amafaranga neza, bishishikariza abantu kwizigamira. Kuri toastmasters.com, aho umuntu avana ubumenyi rusange runaka mu buzima. Rero ibi ngibi ni ukugira ngo tubimenye, duhugurane uburyo dukoresha amafaranga, kuko twabonye ko ari ryo shingiro ry'imibereho y'ubu ngubu, yo muri iki gihe. Tukamenya icyo tugura n'icyo tureka, tukamenya icyo tugura bwa mbere n'icyo tugura bwa kabiri, tukamenya ikitubyarira inyungu ndetse n'ikizaducucura n'utwo twari twifitiye. Mu gusoza iki kiganiro, hari umuntu wavuze interuro nziza ya gihanga. Uwo muntu wayivuze ntazwi. Iyi nteruro igira iti: intego y'ubuzima ni ubuzima bw'intego. Reka nsubiremo: intego y'ubuzima ni ubuzima bw'intego. Intego dufite mu buzima bishatse kuvuga iki? Intego dufite mu buzima ni uko dushaka kugira ngo tuyigereho. Rero ubuzima bwo tubayeho bugomba kuba ari ubuzima bwuzuyemo intego zitandukanye tugomba kuzageraho igihe iki n'iki, ahazaza hacu. Intego y'ubuzima ni ubuzima bw'intego. Murakoze rero, ni ahangaha dusoreje iki kiganiro. Niba ufite ikibazo cyangwa se inyunganizi cyangwa se hari icyo ushaka ko twazaganiraho ubutaha, twandikire muri comments, turahari rwose tugusubize. Niba kandi wakunze iki kiganiro, kanda kuri like ndetse na share ugisangize inshuti zawe kugira ngo nazo zibone izi nama. Ntimwibagirwe kandi gukanda kuri subscribe kugira ngo muzajye muba aba mbere mu kubona ibiganiro bishya byacu twashyize ku rubuga rwa Duhugurane TV. Murakoze, murakarama. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre, ubifuriza ishya n'ihirwe, ubifuriza ubukire, ubifuriza kugura ikintu cyazabagirira akamaro ahazaza.